Shalom bene data, shalom muri mwese. Nagira ngo mbasuhuze, fata akanya gato mbasuhuze. Dore ko tumaze iminsi tutari kumwe mu kiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose, ariko yaciye kirekire amezi ageze kuri 3. Nabo bango narabuze, nagiye mu bindi se oya, nuko maze igihe ndi mu bintu n'iby'umurimo w'Imana nyine nabarimo. Nkavuga nti twagaruka ku murongo tujya dusangira ijambo ry'Imana uko bishobotse, uko ringana. Nababwiye ko nubwo umurongo umwe wonyine uhagije, tukicara tukawutekerezaho kugira ngo twubakike mu ijambo ry'Imana kurushaho, kuko umurongo umwe udufasha ukadufasha kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo tuba amahoro mu mitima yacu, tugira amahoro mu buzima bwacu, kuko ijambo ry'Imana ni buri kintu cyose. Ijambo ry'Imana ririmo ibintu byose ibyo duhura nabyo, kandi rikadufasha kugira ngo twumve dutuje. Niyo mpamvu nagira ngo bahe ino message nto rwose, kugira ngo babwire ko mu minsi iri imbere, kuva mu cyumweru gitaha, tugiye kongera gukomeza twumva ijambo ry'Imana mu kiganiro cyacu uko kiri kose, kugira ngo Umwami Yesu akomeze abane natwe kandi akomeze anatugirire neza. Ni muri urwo rwego tugiye no gutangira kujya dushira ibiganiro, tujya dukorana n'abantu batandukanye mu by'ijambo ry'Imana. Twe akagacano kacu ntabwo ari akibindi ngo dushire ibindi bintu. Ijambo ry'Imana tuganira n'abantu bo makorali atandukanye, abakozi b'Imana muri rusange, akajya tugana ku ijambo ry'Imana, ku bibazo by'ijambo ry'Imana bigiye bitandukanye abantu bajya bibaza. Ubu niyo gahunda ngiye kwinjiramo, agiye gutangira muri bino bihe yo kuyanzana ibiganiro tuganira n'abantu ku ijambo ry'Imana, no ku bihe n'ibihe turimo, uburyo bujanye n'ijambo ry'Imana, cyangwa se no mu bihe biri imbere bijanye n'ijambo ry'Imana. Kiri ijambo ry'Imana murabizi ko kubemera ijambo ryayo, ijambo ry'Imana kari ukuri. Bari ijambo riba ritubwira ibyahahise, ritubwira ibyo no munsi turimo, rikatubwira n'ibyahejo hazaza, rikajya riteguza ibintu byinshi. Niyo mpamvu usanga kenshi ijambo ry'Imana kugira ngo mu mibereho yawe mwana w'umuntu, ngo niba ujya ushaka umuhanuzi utavangiwe, ujya ufata ijambo ry'Imana usome, rizaguhanurira rikubwira iby'uno munsi, rizaguhanurira rikubwira ibiri imbere ho gato, rizanaguhanurira rikubwira n'iby'ejo, yewe n'ibizaza no mu myaka iri imbere. Gusa ijambo ry'Imana rikatubwira ko tugomba kujya twitegura ibihe byose, kuko ngo bijya bidushikira ngo turagira ngo nibishaya bitugezeho, ko tujye tumenya ko n'abatubanjirije imbere mu by'agakiza ngo nabyo byabagezeho. Umva ni ibintu bigenda bigaruka, bigenda byisubiramo, ariko ijambo ry'Imana ari byiza, rikaduteguza muri ibyo byose, kugira ngo tubashe kubibamo, tubashe kumenya ko tugomba kugenda duhagaze mu ijambo ry'Imana. Nubwo tujya turana byinshi bikaduca intege, bikatubabaza, ariko n'Imana yo ubwayo yavuze ko yaturemye turi abantu, kandi izi neza intege zacu nke uko zingana, izi naho zigarukira. Aricyo dufashe ka kanya gato ijambo ry'Imana, ngo akantu gato gusa Imana igahagarara igakora ibikomeye. Tujye dushaka ijambo ry'Imana, maze ize igidusindagiza, itugeze imbere ahakomeye. Ko nk'umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso, bijya bigorana. Niyo mpamvu n'umugenzi abamuzi bamusomye yagiye ahorana byinshi mu rugendo, ariko birangira atsinze. Natwe rero nuko mu bihe turimo n'ibihe biri imbere, twisunga ijambo ry'Imana. Icyo kintu cyose, icyo kintu gifite umumaro, gishaka kutukorera byose, tukazangira hakomeye, kuko
isi muri rimwe ngo dore isi irahita vuba, irahita yihuta. Turi mu biba bikomeye, cyangwa turi mu bihe bikomeye, turimo twegereza n'ibihe bikomeye, ku buryo bisaba ko tugomba kuba dufite ijambo ry'Imana riri muri twe rikatwubaka mu byo tunyuramo byose. Ubwo rero nicyo nagira mbabwira akantu gato gusa, message y'ibintu tujya tanga kujya dukora, mukazajya mubona ku iganiro uko byari bisanzwe, cyangwa se mukabona hagiye iganiro cy'abandi bantu bagiye batandukanye, tuzagiye kujya tuganira, dufata akanya tugatsisenguruka, tukabona tuganira ijambo ry'Imana, tukaganira ibintu byinshi ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo abaha umugisha kandi akomeze abagire neza, mukomeze mugubwe neza n'abanyu bose, kandi n'ibyanyu byose umwami wacu Yesu Kristo akomeze abibemo bigende amahoro. Bifurije kuba amahoro, kandi gikomeye nkabwira ko ijambo ry'Imana dusaba aho buri umwe wese ari, cyangwa se umwe wese aherereye mu mpande zine z'isi, aho ujye wibuka uri musenga gusengera mugenzi wawe, cyangwa se gusengera bagenzi bawe, ko nico ijambo ry'Imana dusaba ko tujye dusengeranira mu bihe byose. Ari nako dukomeje no kwihanganisha imiryango ikomeje kubura ababo, ni benshi, myinshi, abashuti n'abavandimwe bari kubura abantu babo mu miryango, no kwihangana. Twe nk'abana banacyo twashobora, wera wenyine nyiringabo Imana nishoboye gukora uwo murimo, kuko ari we mugenga w'ibihe byose tujya dukora nabyo, niwe mugenga wa buri kintu cyose uko kiyari. Gusa ngo tujye twirengagiza ko mw'ibyo bihe tujya tugeramo, tumenye ko haba mu bihe byiza Imana yacu ikomeza kwitwa Imana, twatugeze no mu ibyo bihe bibi binatubabaza, nabwo ntabwo ihinduka. Izina ryayo ni bwite, ntabwo rihinduka, ngo nabwo mu ibyo bihe bibi nabwo ikomeza kwitwa Imana. Reka rero twihangane, imiryango ikomeze kwihangana, abana bakomeze kwihangana, nibyo bya muntu, nibyo bya muntu twaremwe turabana. Bana bamugisha kandi ikomeze bagire neza. Shalom, shalom.